Amahoro y'Imana bene data, turabashuje kandi tubifurije kugubwa neza. Turamutse amahoro. Amazina yanjye nitwa Ukugize Jean Pierre. Ndi kumwe na bene data, umunsi w'ejo twari kumwe ndetse n'iminsi itambutse. Reka mbasabe nabo babasuhuze babibwire, cyane cyane abageze kuri ica no bwa mbere. Ni karibu bene data. Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Aimable Nshimiyimana. Urakoze cyane. Reka na mushiki wacu nawe abasuhuze kandi abibwire. Ndabashuhuje cyane, igitondo cyiza, Uwiteka abahere. Urakoze cyane. Uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo amaso yose kuri Kristo. Ni muri cya kiganiro cyatubwiye muri iki cyigisho kitubwira ngo ukwinjirana ukunesha. Iki cyigisho cyabaye cyiza cyane. Tugiye rero kureba ingingo itubwira ngo amaso yose kuri Kristo. Mbere rero yuko tujya mbere muri iyi ngingo, reka tubanze dusabe mwene data Aimable adusengere kugira ngo dukomeze. Data wera uri mu ijuru utwitaho uko bwije n'uko bukeye, tugushimiye cyane umwanya uduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato tugiye kwiga, turakwinginze ngo utuyobore, udusobanurire, buri wese umuhe kumvira ijwi ryawe rivugiramo, tugiye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, na mwene data arakoze cyane. Reka tujye mbere muri iyi ngingo, ariko mbere yuko tujya mbere, reka tubanze tusabe mushiki wacu atwibutse ingingo twize ejo, icyo yatubwiraga mu ncamake kugira ngo tubone dukomeze iyi ngingo. Rusini karibu. Murakoze cyane. Ingingo ejo twize yatubwiraga ngo ugusohora k'ubuhanuzi. Aha hantu rero iyi ngingo yatubwiraga uburyo ubuhanuzi bwasohoye. Yesu ikatubwira uko Yesu n'abafarisayo, uko abafarisayo babwiye abantu ngo baceceke, abantu barwanyaga Yesu, ariko Yesu arababwira ati aba bantu niyo baceceka n'amabuye yarangurura akavuga. Ubuhanuzi bwarasohoye rero yuko Yesu yabaye umuneshi. Amen rwose. Uyu munsi yagaragaje ubuhanuzi. Ku ngingo tweze ejo yagaragaje ukunesha, yemeye ko bamuha icyubahiro. Reka tugusabe n'ubundi ukomeze uturebere isomo riri muri Yohana ibice 12 umurongo wa 16 kugeza 16, urasimbuka isomo wa 23 ugeze 28. Mu kibazo kitubwira ngo ni iyihe mpamvu yatumye Yesu yemera ko habaho icyo gikorwa gikomeye mu munsi yinjiyeho i Yerusalemu agaragara nk'umuneshi. Ni cya kindi twabonye atemberaga mbere, ariko ubwo yari yagenje ate yacyemeye. Dusomere noneho muri Bibiliya muri Yohana 12:16. Urakoze cyane. Haratubwira hatya hati ibyo abigishwa be ntibabimenye bwa mbere, ariko rero Yesu amaze guhabwa ubwiza bwe nibwo bibutse ibyo ko byanditswe kuri we. Noneho dusomere umurongo wa 23 ugeze 28. Yego. 23 haratubwira hatya hati Yesu arabasubiza ati igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwe. Ni ukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye niho azaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. None umutima wanjye urahagaze, kandi navuga iki? Nti Data nkiza undokore iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Data ubahiriza izina ryawe. Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti ndabyubahirije kandi nzongera kubyubahiriza. Akoze cyane. Dukurikije amagambo tumaze gusoma, harimo ibintu byinshi byerekana icyo Yesu yateguraga yari agiye kwinjiramo. Ariko reka tunakomeze twumve ni iyihe mpamvu Yesu yatumye yemera ko ibi bibaho, turushaho kubyimbika no kubyumva cyane. Reka dusabe mwene data Aimable akomeze abidusobanurire muri ibi byanditswe byera, ndetse n'ubwenge afite bwo muri ibi bintu, ubumenyi afite muri ibi bintu. Mbere y'icyo gihe mu buzima bwo ku isi nta na rimwe Yesu arigeze yemerera abantu
kumuha icyubahiro no kumuramya bene ako kageni. yego Yesu yabonye mbere icyo byari kuzabyara, byari kumuganisha ku musaraba, ariko byari umugambi wa Yesu kugaragariza abantu bose ku mugaragaro ko ari umucunguzi. Undi Yesu abishaka ari no kubyemera mbere akabereka ko ari umucunguzi, ariko byari gutuma ashyira iherezo ku murimo we igihe kitaragera. yego Ariko ubu ngubu byari ku maherezo n'ubundi. Yifuza kuganisha imitima y'abantu ku gitambo cyendaga gusoza umurimo agomba gukorera isi yacumuye. Mu gihe abantu bateraniye i Yerusalemu kugira ngo bizize Pasika, Yesu ashushanyaga umwana w'intama ku bushake bwe yaritoranyije ngo abe igitambo. Byari kuzaba ngombwa ko itorero rye mu bihe byari gukurikiraho byose byari kuzafata ingingo y'urupfu yapfiriye ibyaha by'abari mu isi, maze bakayitekerezaho kandi bakayiga bashimikiriye. Buri gihamya cyose cyerekeranye n'urupfu rwe cyagombaga kugaragara mu buryo budashidikanywaho. Byari ngombwa rero ko amaso y'abantu bose yerekezwa kuri Yesu. Ibyabanzirizaga igitambo cye gihebuje byari bikwiriye gutuma abantu bahanga amaso ku gitambo ubwacyo. Nyuma yo kumushagara bene ako kageni, ubwo yinjiraga muri Yerusalemu, amaso yose yo gukurikira urugero rwe rwihutaga rwerekeza ku musaraba. akoze cyane. ubwo hano amaso yose ibyo bintu yemeye ko bibaho kugira ngo amaso yose agenze ate amwerekezweho bitewe n'igihe cye n'iherezo rye. ni ingingo rero tubwira ngo amaso yose kuri Kristo. Reka dusabe Rusi yongera turebere muri Luka 19 umurongo wa 41 ageze 44 mu kibazo tubazwa ngo mbese n'iki Yesu yakoze mu buryo butunguranye ubwo yageraga mu murwa wa Yerusalemu, kandi ni ukubera iki? Murakoze cyane. Aha haratubwira ngo Yesu aririra Yerusalemu. Umurongo wa 41 kugeza 44 haratubwira hatya hati, ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro, ariko none bihishwe amaso yawe. Ku minsi izaza ubwo abanzi bawe bazakugabaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewemo. Iminsi izaza abanzi bawe bazakugota. Urumva hano noneho rero birahindutse, bihindura isura. Yesu hari ibyo aririye, ariko ababibonye bonyine bari bamwishimiye, bishimiye ko umwami yimye, kuko bumvaga rwose ubwami bwimye. Ukurikije amakuru abigishwa bari babahaye, bumvaga ibyo bintu bitazasubira inyuma, ariko batungurwa no kubona umwami wabo arize. Mawe uragira icyo bivugaho? Ni iki babifashe bate? Ibi bintu byatunguye abantu. Bicaye kuri cya cyana cy'indogobe, babona ameze nk'umwami rwose, ariko babona atangiye kurira. Bumvise batunguwe, ndetse benshi muri bo bumvise hacitse intege, harimo na Yuda. Bumvise hacitse intege cyane, batse uyu mwami noneho biramuyobera. Nyamara hano tugiye kubisobanukirwa neza, tubisome turebe cyarijije Yesu. Yesu yarijijwe na Yerusalemu, arabarira ku buryo ni muri Matayo cyane muri Mariko bavuga ngo ni kangahe nshaka kukubundikira, ariko kabyanga nk'ubwo kubundikira imishwi yayo, ariko ntumundi. Rero hano barabisobanuye. Muri icyo gihe bishimaga, bari banezerewe bazi ko Abaroma bagiye gutabahambiriza bagataha iwabo, ariko muri icyo gihe bishimaga biteze icyo kintu. Icyo rero bategereje, kuko nibyo bahozaga umutima. Icyo gihe bari bishimye ubwo abantu bose bamuhaga icyubahiro. Umwami wa Isirayeli we yararize. Umwami wa Isirayeli yahise arira. Ntiyari amarira atuje y'umunezero, ahubwo yari amarira n'umuborogo by'intimba itavugwa. Buriya umuntu arira by'umunezero, muzi ko saa bishima bakarenza urugero bakarira, ariko Yesu ntabwo kwari ukura by'umunezero nk'umuntu ugiye kuba umwami nyine, ahubwo yari amarira y'umuborogo n'intimba bitavugwa. hano ntabwo kwari ukurira gusanzwe, kurira ko kuboroga rwose wajya ngo harumonize. Cyari ikibazo rero imbaga y'abari aho yaguye mu kayubi, bagira umubabaro utunguranye. Amajwi yabo yo gutera hejuru y'umunezero yaracecetse.
benshi muri bo bagize agahinda barizwa n'umubabaro batashobora gusobanukirwa. Amarira ya Yesu ntiyatewe no gusobanukirwa umubabaro uri imbere ye. Ntabwo Karuvari ari yamurizaga rwose, nta nubwo na Getsemani yaragira iriya ntimba, ahubwo kureba Yerusalemu n'ibyashenguye umutima wa Yesu. Yerusalemu yararanze kwakira umwana w'Imana, ikirenze urukundo rwe. Yerusalemu yanze kwizezwa n'ibitangaza bikomeye Yesu yakoze, kandi Yerusalemu yari hafi kumwica. Yabonye ko Yerusalemu imeze iriho icyaha cyo kwanga umucunguzi wayo. Ibyo maze kubibona ntibyangarukiraho, abona n'ingaruka zari bigiye kubageraho muri 70. Abona Yerusalemu igoswe n'ingabo bagiye kurimbuka. Yesu abyitegereje ararira. Hari ikintu abantu bari bakeneye muri kiriya gihe, bari bakeneye kureba nk'ibyo Yesu areba, kuko uwo muborogo niwo yaworogeraga, niwo byari bigiye kubaho. Ariko hano ngo n'abagize amarangamutima yo kurira ngo barijijwe n'impamvu batabasha gusobanura. Muri make barijijwe n'amarangamutima y'uko umwami wabo ahindutse, ariko mu kuri ntacyo bari bafite cyo gusobanura kuko ntacyo bari bazi. Reka dusabe Rusi muduhurize ibi bintu muri iki gihe, amaso yose kuri Kristo. Iki cyigisho kitweretse amateka, kitweretse uko byagenze, kitweretse uwari umwami uko yari ari kugenda ku cyana cy'indogobe, uko byahinduye isura, uko yari yemeye ko bamuha icyubahiro, ariko muri ako kanya uko byahinduye isura, ntekereza ko yasubiye muri cya cyiciro cyo kuba atarakeneraga icyubahiro, ko burya nta cyubahiro kimukurira, ntacyo pe. Ariko we yari afite icyo ashaka. Ni iki twabwira abantu badukurikiranye ndetse natwe ubwacu twibwira kuri iyi ngingo no mu gutegereza, kuko ejo mwaratubwiye ngo dutegereze uku kunesha dufite ibyiringiro kandi tunabirarikira n'abandi. Ariko ni iki twe mwatubwira, cyangwa se n'icyo abantu basobanukirwa ku myifato y'abantu b'iki gihe, uko bari bameze n'icyo Yesu yabagaragarije? Karibu Rusi. Murakoze cyane. Ikintu nabasha kubwira abadukurikiye natwe ubwacu twibwira, mu by'ukuri iyi ngingo irimo icyigisho gikomeye cyane. Imana ni urukundo. Mu by'ukuri aka gahinda Yesu yagize, intimba ni ikintu gitsika umutima. Sinzi ukuntu nababwira kugira ngo mubashe kumva intimba. Ahangaha harimo icyigisho gikomeye cyane. Yesu yagombaga kwitura Yerusalemu, yagombaga kwitura abanzi urwango bamwanze. Ariko umuntu uzi Yesu ntagira urwango, nta nubwo yitura mugenzi we inabi yamugiriye, ntagira inzika. Iyo aza kubikora ntabwo aba yaragize aka gahinda kameze gutya kamumena umutima, ahubwo abaririre, ahubwo yarabababariye, areba ukuntu bagiye kurimbuka, biramubabaza cyane. Bishatse kutubwira ikiro twebwe abahagarariye Yesu kuri iyi si. Umuntu ufite Yesu ntagira urwango, ntagira kwitura, ahubwo natwe tukwiye kugira, niba twaramumenye by'ukuri koko tujye tumenya neza niba twaramumenye. Niba waramenye Yesu, ukwiriye kugira agahinda gakomeye cyane, uba uririra mugenzi wawe uri kurimbuka, kandi ukagerageza kumuburira, bona naho yakunanira ariko wamuburiye, ndetse ukanamubabarira, ukamuririra, ukamushebekera, atari uburyarya rwose, ukumva ko umunyabyaha akubabaje. Rero hano harimo iki cyigisho, natwe tukwiye kurira abanyabyaha tukababurira, kandi tubonamo iri somo y'uko Imana ari urukundo, tutitura abanzi bacu n'abatugirira nabi. Murakoze cyane rwose. Tugomba kwibaza ni kangahe turira abanyabyaha. Reka dufate, kuko mbere yuko tureba uko abanyabyaha bari mu isi, tunabaciraho iteka, tunabavugira mu byongorerano bya bindi twaze twiga, ubundi wagombye kwibaza ni kangahe wowe ubaririra. Erega nawe ukwiye kwiririra, undi munyabyaha akwiye kwiririra. Uwiririye nawe wabasha burya no kuririra abandi, cyane abonye imbabazi ziri kuri Yesu. Kaduhe Aimable umunota umwe dusoza ingingo. Yesu icyamuteye kurira cyane ntabwo ari ubwe, ntabwo ari ingorane yari agiye guhura nazo i Getsemani ndetse n'i Karuvari, ahubwo yitegereje kuri Yerusalemu bitaga intungane y'uko batungane mu by'umwuka, ko ntacyo bakennye, nyamara bagiye kuzarimbuka, biramuriza. Rero natwe dukwiye kwita cyane ku magambo Yesu avugiye ku musaraba. Yabonye ngo hari abagore ari kumurira, aravuga ati nimwiririre ubwanyu n'abana banyu. Ukwiye kwiririra kubw'uko wumva ko ukiranuka nyamara uri umunyabyaha. Ntitube nka Simoni twahoze tubona mu cyumweru cyashize, ahubwo tukarizwa n'ibyaha byacu, tukamara kurizwa n'ibyaha byacu tukihana, hanyuma mara kwihana
ukabona gusabira mugenzi wawe w'umunyabyaha ngo nawe yihane ariko wowe wihereyeho. Nicyo kintu cya mbere dusabwa, ahubwo Imana ikidushoboza mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Yesu bamubonye mu cyubahiro ariko banamubona no mu mubabaro. Icyitegererezo cyiza gikwiriye kuranga abungeri, gikwiriye kuranga abashumba, gikwiriye kuranga umuntu wese wita kuri mugenzi we. Reka rero mbashimire, murakoze. Ushimire Rusi akoze rwose iki cyigisho mu gisobanuye neza, Imana ibahe umugisha. Kandi dushimire nawe Aimable dukoreye, uragisobanuye mu buryo bwumvikana, Imana ibahe umugisha. Dushimire n'abadukurikirana, dushimire abakameramani, abeditinga ibyigisho, mukuri mwese Imana ijye ibaha umugisha. Mwese rero tubifurije kugubwa neza ndetse no kureka umwuka w'Imana akatwigisha biruseho mu izina rya Yesu. Amen. Amen.